turabashimiye kandi tubifuriza umugisha w'Imana kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirane Vama Marionera, abantu mumuhamagara, abantu mwandikira, abantu mwifuza yuko yakomeza gutera imbere ndetse umwuka w'Imana akaguma muri we kubera ko mumufasha amaboko. Ubundi mutanamufasha amaboko arega Imana yayafata, ariko baba kubitiye mu kantu nyine ko kubazamura kugira ngo mutumva yuko mudafite icyo mutamaze. Tujye kuganira ikiganiro oya nibyo Mama Marionera. Urumva aba bantu baramutse bagumye uko bagufata amaboko egare niko nawe ukomeza gushora imizi nyine bakakubuza gutekereza inyanya. Uyu mugabo watumye atekereza inyanya, tekereza udutunguru, isabune yashize, ubu muje gutekereza kadasiteri, ubu muje gutekereza indege, kadasiteri, imodoka nziza, udupariseri kutwibikaho kuko ntabwo ibitekerezo bye byawuka ngo asevingira amafaranga yo gukora ibiremeye, ahubwo umuha gutekereza twa buri munsi. Iyo umuntu agufasha amaboko atumutekereza ibintu birebire niba yafate rero rwose pe. Iyo umuntu yagufasha amaboko aba aguteye gutekereza ibintu birebire byagutse, ariko iyo bakure ko amaboko akanari gutangira gutekereza ikintu kizazamura amaboko akabara kukerereje. Hari n'igihe umuntu yibaza ati kandi ubu nintagira gutya ngo njye gushaka ibyo kurya abana banjye baraburara. Yego, ubwo wa mwanya wo gusanga muri cya kiganiro cyo gusanga Imana ngo twumve iki tubwira kandi ntabwo uceceka ariko itari gukora. Hari igihe iceceka iri gukora ariko natwe bikaba ngombwa yuko tujya kuyireba kugira ngo tuyumve tuyibaze dutari ko Mana hari ikibi kiri kutujyamo hagati ko naho twagerageje gutekereza twabubwiye ngo tubabare papa agateraga abana banjye, mwana wanjye ndagukunda kandi sinakwibuza ngwino rero. Wari umeze neza? Meze neza biranagaragara. Yego, Imana ihabwe icyubahiro kandi ibishimirwe mu izina rya Yesu. Amen amen. Hakurya ukunda kureba Yonso, aka kana kanjye komera mwana we aka gahungu kanjye amaso ni akana gatoya kararyoha. Njya mbona nanjye ukuntu ndyohera mama. Ubone duherutse kujya kumusura turarara njye na mukuru wanjye n'abuzukuru ndabatera inkuru n'abuzukuru na mukuru wanjye, ariko mama abonaga ari ari kwitaho kuko ndakana ke gato. Naranatunguwe mu gitondo cya kare arabyutse ajya kunshyuhiriza amazi yo koga. Arambwira ati mwana wabyuka byuka woge. Ndagenda ndoga kuko turi kumwe nyine mba nanatese, kandi ndanabishimira Imana ko mfite mama nayo nayandi mavuta, kandi nihanganisha abantu nyine badafite umubyeyi. Iyo tuvuga gutya nisi mu rwego rwo kubiryaho n'amahirwe tugifite turimo natwe tugenda tubyaza umusaruro. Rero akana gatoya niho tubikuje kararyoha. Nanjye yo nagiye gusura mama bayantetesheje yotsa n'akajumba ukabona nijya kokereje abandi batese kutaduha ukabona nyine akana gato. Kandi no mu bwami bw'ijuru no mu buryo bw'ubumana mujye mugerageza kugira nk'abana bato niko Yesu yavuze. Mwigire nk'abana bato, mbega mugabanye umutwe munini mwifunga umutwe. Bisaba kwigira umwana muto ngo nibo bazabona ubwami bw'ijuru. Haleluya. Urakoze cyane. Ndabona uherutse kurya agafu wambaye neza. Iyo niyambariye nyine ibara ry'ubutsinzi, wenda abantu bakunda kwambara n'umutuku mbibabwire. Ni ibara risobanuye ubutsinzi. N'umuntu uteganya kungurira imodoka azangurira y'umutuku. Umutuku nasanga washize agura umukara ntacyo. Ayo mabara abiri. Umutuku n'umukara. Okay, umutuku n'umukara. Imodoka y'umukara iraryoha. Imodoka mvuze imodoka y'umukara. Ni na gake cyane uzambona n'umwana. Banza nta n'umwana w'umukara ngira. Ariko imodoka y'umukara iba nziza. Nishinya y'igikara. Nishinya nari mfite udutambaro tw'umukara. Umuntu wanywa udutambaro tw'umukara ngukomeye mu mashyi. Hari umuntu byatewe umujinya atigiye nishyizemo ku bitambaro by'umukara bitega abarozi.
ati n'abarokore b'abakene bo mu cyaro bo muri ADEPR nako agashyiraho ndamushimiye erega aba ADEPR nitwe tudakora udutambaro mu mutwe ibyo yavuze n'ibyo hanyuma rero ndamushimiye ko ankuyemo ibara ry'umukara mu mutwe ubundi ntabwo wagira umusatsi w'umukara ngo utege n'igitambaro cy'umukara areba kure mwuka gusanga iyo muvuze agafi nyine karabacanga agafi nikundira uvaneho agasembesembe k'ifi ntuzazana agasembesembe kuko mbivuze ndashaka kuvuga najya yohereza ajya arenza umwana arisabiye hano bajye bamurengerezaho umurizo ni ukuvuga ngo ntabwo turi imirizo ariko ubwo mu kinyarwanda cyiza bacyumvise ko sinshaka umutwe sinashaka n'igihimba ariko ni ukuri Imana igushyigikira ujya urya nawe ifitogosheje ituma umuntu atekereza neza wese ukibagirwa kubera iseru ikintu nagiye kubwira ngo nakunze cyane abantu bo muri komenti yego tugiye gusenga dusengera abantu bo muri komenti kandi tunasubiza n'abantu bo muri komenti yego basenga Imana noneho maze kuvuga inti burasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali n'agatarasi y'abagezekura abantu no kuzagusukura abantu mukura like abantu mukura share abantu mugerageza gusharinga hose mukanatumira n'abantu kuri live ndetse no mu bindi biganiro Imana amahoro ibaho umugisha kandi mo wagiye gusengera namwe mwiyumvemo niba ugerageza gufata ayo maboko kandi nawe unyura kuri momo ukawohereza kuri 0783483888 usanga ibariwe kuri Nyirabagenzi Alisa akabazwi kuri Mama Lionel Imana y'amahoro kwishimira cyane kandi guha umugisha aricyo navuze mu bye ntacyo utavuze katubasabire tubatambire igitambo cy'isengesho Mana uri nkuru imirimo y'amaboko irahebuje natuye umugisha kuri ubu bwoko bwicaye imbere y'ino televiziyo yabwo bareba iki kiganiro batuyeho umugisha ukomeye umugisha urandaranda umugisha usakuza umugisha wivuga natuye umugisha ukomeye ku muntu wakanze kuri subscribe natuye umugisha ku muntu ufata umwanya agakomantinga umuntu wese ufata umugisha akazamura Mama Lionel agakora ibishoboka byose kugira ngo umutima wanjye ugubwe neza sabye umugisha mwinshi ku bana be ku muryango ku byo akora aho azerekeza hose azagira umugisha ukomeye urakoze nyakubahwa ngushimiye kuri Imana igiye gutangirana natwe igasozanya natwe mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera amen 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 murakoze uyu munsi wa none umuntu yaragize ati mwarimo kuvuga ku ikiganiro cyari cyiza cyane ariko turashaka yuko mu kiganiro cy'ubutaha muzatubwira ku bijyanye n'ubukungu mu bidusaba mu bimuzi kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza uyu muntu kungu mu ngano kungu cyangwa se urumafu cya mu masaka mu ngano babyita urumafu ubwo nabo nyine babyita urukungu mu masaka bakabyita urukungu mureke rukurane ibi bintu turagira ngo tubijye deep yego tubijye mo cyane tubyinjiremo cyane tubivuge tuzana urukungu tuvuga amasaka tuvuga urukungu tuvuga imizi tuvuga uruti tuvuga imisaruro bitanga imisaruro bita urukungu n'amasaka bitanga ihe misaruro se byerera igihe kimwe se mbega se ni ibintu byabana kugeza byeze se mbega uyu muntu tugiye kumuha igisubizo yabarije n'abandi twagiye muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 30 Matayo igice cya 13 umurongo wa 30 aravuze ngo nuko abacira undi mugani aravuga ati turahera ku murongo wa 24 tugeze kwa 30 kugira ngo babyumve neza niko kwigisha ubundi
usomye umurongo umwe bibaza aho byaturutse n'aho bigeze. Reka turebe aho bituruka n'aho bigera. Nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati mutware ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti ripa azabwira abaripaza ati mubanza muteranye urukungu mu ruhambire, imitwaro mu rutwike, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Ijambo rirakomeye. Nakwibarije nti ese ubundi ikiza cy'urukungu bazitubwira ikiza cy'urukungu kwanza, none ibi byo turabimanukana njye nawe. Reka ndavuga ikiza cy'urukungu nubwo ari rumene na rwiza, kuko utinye ikintu Yesu yacikanyarayeho. Ati parda, ati rirandura ryanyu ndarizi, riva muhira ryanyu, riva amasengesho y'iminsi 5 muza gufata imyanzuro, irivunagura, iri faya ryanyu ritwika. Mwitonde mureke bikurane gahunda mbiteze mu gusarura. Gusarura nibwo nzababwira. Uru rukungu rero hari umumaro rufite aya masaka. Nubwo ari urukungu. Uru rukungu nubwo rufite amasaka, umumaro ngiye kuvuga akamaro rufite aya masaka, muze kwibuka ko urukungu rutera ishaka. Urukungu rutagira gute? Ntirwera ishaka. Nubwo rufite akamaro amasaka. Uru rukungu rwera isaka, ariko rufite akamaro isaka. Kandi urebye binerera rimwe, ariko ntirwera ishaka. Ushobora kwera inopfu, ushobora kutagira ikintu rwera, kandi rurashisha. Rushisha kurusha ishaka. Wabonye no kuntu abantu batagize icyo bamariye. Inkungu turazivuga uburyo zitagize. Abantu badafite icyo bamariye Imana. Batamariye uruko amasaka. Bashisha. Twavuze ubutaka. Ibiti bidafite icyo bimariye ubutaka, wabonye kuntu binyunyuza cyane. Igiti utaryamo umusigati, iki giti utakuramo urubaho ngo bazakore n'isanduku. Mwabonye uburyo ari cyo gishisha cyane. Hari umuntu turi kuvuga. Si igiti. Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ubwo mwatewe mu rugo. None wabonye kuntu igiti kidafite icyo kimariye isi. Wabonye igiti cya kimeza kitatewe kimeza. Kuko aha ngaha tugiye kwigisha biti twavuga ibya kimeza tukavuga n'ibyatewe. Kuko akenshi ibiti bya kimeza usanga binamera n'ahantu hanatinyitse nakogera. Usanga binasugira bigasagamba kandi birahamagarana. Ariko ugasanga icyo umuntu yateye birasaba kukikurikirana, kuvomera, gushaka ifumbire mvaruganda, gushaka umugoronome, gutera imiti, kwica udukoko, kugira gute. Ariko ikimejeje niyambwe itagira umushumba.
undi mbwa ntigira umushumba kabi karimenye mbwe kicyo noneho hehe noneho rero uru rukungu aha Bibiliya yavuze ko ari uwacunje kujisha kandi biragaragara ko uyu muntu ari duke yanazemo ariko rwororoka kubi rushisha kubi rugaragara mbere kuko nawe umurima nta nubwo bavuze ngo ni inkungu ni urukungu wumvise ko bavuze ngo ni urukungu mu murima wose w'amasaka ariko n'abantu bazi kujora rurigaragaza reka nkubwire urukungu nduvuge rurigaragaza kuko rufite ukuntu rushisha rushobora kumera nko mu biti by'imikindo harimo ubwoko bubiri nabonye maze kumenya hari nk'uyu mukindo uba ku muhanda abazaza mu Rwanda muzabona imikindo iri ku muhanda ibyibushye neza ifite taye nk'iya gitari ibyo uba hejuru igakura imeze neza ubundi ikera imikindo niyo mpamvu nayo birivuga ngo mumeze nk'imikindo y'Lebanon yego iteye neza wakabyara mbega ifite taye nziza n'umugore mwiza bajya bavuga umukindo yego noneho hakaba n'undi mukindo agenda agiye muri pepineri kureba undi mukindo uzamukana indi myinshi ku ruhande donc uwutera ari umwe ariko ugahita wibyarira indi ukagira imibyare myinshi kandi ikiyaranje igakurira rimwe igakura yose isa neza ku buryo ubura umanyuraho n'uwureka kavuga uti reka bikure byose ndabona ntacyo bitwaye biri nko muri jaride ariko ibiciro nibengana niyo bagiye kubavuga ati mumpe wa mukindo mwiza w'umu original yego n'uru rukungu rw'amasaka n'uru rukungu rufite uburyo ritarumera kubera ifumbire rwibitsemo kubera ibifaranga rwibitsemo rushisha reka mbanze nivugire urukungu kubera uburyo mwabonye uburyo urukungu ruhita rumera akajya muri biro akagura intebe ya biro akaza akagura ibyuma by'abacuranzi akaza akagura intebe akaza akagura inifomo mbega biritonda bigahita bishisha kandi hose bigakurira rimwe hamwe mwanyira umurima n'uje aravuga ngo mu kwa runaka harimo amasaka n'urukungu harimo urumafu n'ingano cyangwa se urumafu urakina n'uru rukungu rushobora kuramya rugacuranga rukigisha rugahanurura kandi ibintu byose ukabona ni faya ubwo ishaka ryibereye hariya ariko rikaba ndashaka kuvuga akamaro k'urukungu iri shaka nubwo riri hariya uru rukungu hari ifumbire ruri guha ishaka uru rukungu ruri guha ifumbire ishaka mubyibuke niyo mpamvu Yesu yashyizemo tolerance ati ni murarandurana n'amasaka mw'abana mwe mugende gake dore muvuye no mu byaro vuba kuko murabona uru rukungu rwashoye imizi nimurandura aha muri biro harasenyuka nimurandura mu itora hagati harasenyuka nimurandura korali ntizongera kubona ibyuma kandi nimwibesha mukarandura n'aba bakecuru bagurirwaga ibiryo nimwibesha mukarandura muhinda gake rufite umumaro rufite umumaro cyane kandi rukeneye nabwo kurebwa ikeneye kwitabwaho ariko muze kwibuka ko rutera ishaka mu murima barubonye ariko ntibabo nta kintu bavuze ku mashaka bavuze deba yatinzwe ku rukungu kuko rwaragaragara nirwo rufite ko ikiganiro gikomeye nirwo rwatangiwe ikibazo nirwo uwasubije yavuze ati nyaboneka muroreke urukungu mbega ijambo rukorana bya bintu byose ariko iyo bafashe umwanzuro iyo baruvuzeho ngo ariko mwabonye rwabo ntirujya runasubiza rufite abarusubiriza uru
urukungu nta mwanya rufite wo kuvuga rufite abarusubiriza urebye kuntu bene imirima bagiye kuvuga bati k'urukungu ko none ko uyu muntu yasohoye ko uyu muntu yafunguye itorero tubona imigabo n'imigambi ari iyo kwa Mana ubundi ubusambanyi bwavuye hehe ariko nubwo ari ikiraya kizanye bafure kizanye mikorofone kizanye ibyuma byari byarananiwe nishaka kurigura noneho nimwe mubiretse bikurane gahunda ningira Imana amasaka yanjye akera azavarwamo neza ahunikwe mu kigega hanyuma uru rukungu nanjye kurutuka hanyuma uru rukungu uru rujyamo muhambire mubanze muhambire kuko rugira amanyama rwataragurika rukajya kumerera ahandi muhambirire hamwe mukanyage mbere yo kurutwika mubanze mu ruhambire kugira ngo rudataragurika rugahita rujya kumerera ahandi ndaruzi murangiza murutwike niko Yesu yavuze rukungu rero runkurikiye hari umumaro mufite imizi yanyu reka nongere mvuge impamvu Yesu yavuze ngo ntimururandure mvuge ukundi kuntu ruteye ku buryo baruranduye hari ibyashira reka ninjira mu rukungu ndeke kwinjira mu mwuka cyane uru rukungu rugira imizi rushobora kuba ruri hano rukagira umuzi nko muri metero nk'icumi muri metero 10 hahinze amasaka menshi kandi imizi yarwo igenda henshi ikajya nko muri metero urumva metero ziraho imizi yarwo igose umurima wose nibagaganyuza bakarurandura Yesu arahomba amasaka yego aya masaka nyine umurima arahomba amasaka kandi ntacyo rutwaye kuko iyi mizi yarwo ifite ukuntu ifite ifumbire iyi mizi y'urukungu ifumbira aya masaka kera nta kitwaye rufite umumaro nubwo rutazera ishaka nubwo atari rwiza nubwo rutazera amasaka nubwo kurureba rujennye kurureba mu masaka ibintu bisa bidasa umuntu ataca umusigati ngo arye warwo mu masaka iki kintu umuntu atafata igiti cyarwo ngo acyubakishe urugo rufumbiye amasaka ntimururandure mureke bikurane ngayo nguko niyo mpamvu Yesu yazanyemo tolerance akunda kuzanamo tolerance akabireka bigakurana umwe agahagarara iruhande rwa batatu akarepeta akaririmba ngayo nguko akaririmba nyine ari urukungu akuzuzwa ari urukungu naho haziye hose ijambo avuze atararirangiza bagakoma mu mashyi ijambo ry'uru rukungu rikomerwa mu mashyi niyo yitsame baravuga ati icyo gitekerezo nacyo ni inyamibuka mama Rene ubona ko urukungu amasaka akinira yego ntiruboneka yego mbese wa muntu wa burayi urira hirya ubwo ni amasaka akinira yego atarabumbura ntiruboneka yego ubona yuko hari abakene bari mu makorari n'ahandi hantu n'abandi babuze ibyo kurya mu nzu y'Imana hari ababime uruhande hari inkunguzi urukungu rubimena kuko rwarashoye rwatewe nyine rwarashamitse ariko ubona yuko mu gihe cyo kwera yego hahandi bigezwe ngo rubumbure rwere neza narwo ngo rugiye kwerama narwo ruhagarara yakuba pasiteri na za ujya uzishyiramo na za donc vraiment murabona ko dukeneye sound proof ya miliyoni 6 wirusha abakristo bati aka kana ati niba ari Imana muyakome cyane urumva ubona ko iyo pasiteri ahagurutse avuga ati ko mwene data wo muri korari n'urukungu rurimbamo afite ikibazo kiniki akenewe ko twamugurira
imyambaro n'ibyo kurya. Hari uwahaguruka ngo akorere Imana? So pastor, urebye Imana itubabarire ko tutabimenye. So ngewe udufuka tubiri tw'umuceri ese ibyo akabyitegereza aravuga ati mwebwe ntabwo mubizi, nta makuru mufite, nta makuru ni mu rurandura, ni mu rurandura, muhinde gake, muhinde gake. Wari uzi ko mu bantu bize biyoloji ibyo bita pollination, kubangurirana, rwa rukungu rugira n'ifumbire, kubera ko iyo amasaka yenda kwera amasaka akenera. Ibi birahura cyane n'ibyo tubona mu mwuka mu nzu y'Imana. Yego. Kuko na Yesu aravuze ngo mu nzu yanjye ngo habamo ibintu by'ubwoko bwose n'ibitagira mbega. Uwo ni umugabo bajya bita Pawulo yandikira Timoteyo, ati mu nzu y'Imana wasangamo rakarete, wasangamo itorosho byiza ibigirira nyirabyo umumaro byose, akaba n'utwa Chantal two kunyaramo nijoro batanyara bicaye mu tuwarete bicaramo, bajya hanze batafite tuwarete mu nzu, abanyabwoba batajya hanze, kuko turiya tuntu natwo ntisawa. Ariko reka tuzavuga ku banyabwoba. Icyo ni icyigisho kigendanye n'abanyabwoba. Ubundi kuki utajya hanze? Kuki utajya hanze ubundi? Nta tuwarete ufite mu nzu, ukongera ibikoresho mu nzu bidafite nyirabyo umumaro. Iki gikoresho wihimbiye nari ngiye guseka ariko ndabiretse, nzaseka ubutaha. Iki cyigisho nikigeraho nzakwenkwenuka, wagira ngo nagaturisha kwaje narayese. Aka kantu guca mu bantu, guca mu bantu mu gitondo ufite iyi boro, urumva tuzakivuga mu cyigisho cy'abanyabwoba n'abatize. Umugore arwaye kirakabiri, ugasanga n'abapapa barimo baratembagarana nako. Iyo ni umwuka. Iki nacyo tuzagisenya mu cyigisho cy'abanyabwoba n'abatize. Muzatwibutse iki cyigisho tukivuga. Ugatsitara imbere y'abana cyangwa imbere y'abapangayi bagenzi bawe. Hari ibintu bitari byo. Nibyo Yesu yavuze ati mu nzu nabyo si byiza, nabyo si byiza. Ni n'intege nke. Ese ugiye hanze ugahita uporofita no gusenga, kazi ibitotsi bishize uti wawerawe, ukumva uye mu nzu njya hanze nuko nyuranije imibyariko. Hari ukuntu abantu baba batazi no gusenga. Mama rero ni ugusohotse hanze ugakubitana n'icyari kikwiteguye, ariko icyari kikwiteguye wowe kuki utakitegura? Kuki mwumva bitwitegura twe ntitubyitegure? Gahunda ni ukurarana inyundo na Bibiliya. Deuteronovisi. Kuki wumva bikwitegura ko ari aha muhereye muri n'abanyabwoba? Ninde hanze, ninde ukwitegura uri kuri iyo revo? Uri kuri iyo revo umujura araza gushaka iki wawe? Abajura bajyaho ubutunzi buri. Hamwe ntimukirye ngo ababatera. Bagutera se ufite iki? Nta n'umufuka w'umuceri ufite. Bibiliya ivuga ko umujura dukoresha rero bafite imifuka. Uyu muntu uri kuri iyo revo afite tuwarete mu nzu. Umuntu uri kuri revo y'ako kantu nta mujura wamutera, ntacyo uriho rwose. Ntimukikine namwe. Abajura Bibiliya yavuze ko bajyaho ubutunzi buri. Urikanga umujura araza kwiba icyo aho ngaho. Akarakara. Mama Lionel, tuvuge ibyiza. Reka twivugire ku byiza, twavuze ibyiza. Ibintu bidafite umumaro ariko bikenewe. Yego, reka tuvuge noneho ku bibi. Ibibi by'urukungu. Umuntu yavuga nk'ibintu vena ariko aho bwirira turarekeraho. Yego. Ikibi cy'urukungu. Yego. Rurabangama umuntu ntavuge kubera uwo mumaro. Ukemeruka. Reba ariko nawe Yesu ubwe. Imana ubwayo ntiyemera kururandura. Iyo ireba kuri turebera kure, ikareba icyo rumaze, ariko twe tukabona kubangama kwarwo, kandi kirumaze kirarutwicisha. Kubera icyo umaze turi kurepetana mbyumva ko nuko inzoga, ariko ngo kubera icyo umaze ntuvugwa. Ujuzanye bafure, ujuzanye crossover. Ndembene munuko inzoga. Nibyo byuma byose biraho niwe wabiguze, ariko simvuge inzoga inukira, ariko simvuge kubera icyo rumaze.
iyo musoje amasengesho ahubwo nibo bagaburira ku bwa butike nziza afite, ku bw'umugisha afite abwira abashinzwe igikoni ati mukore fagitire nishyure. Nyine nina namubona ahantu ari mu iroge ari gusambana simvuge kuko yakiriye korari cacaka wivuga rukorana. ahubwo barakubaze wamubonye ugiye, ahubwo we baraguhagarika, ahubwo nukomeza no kumutoromatiza. Aba yarize n'itegeko ura rukungu rugira amashuri, agira itegeko rimurengera, akarongo kaberamye n'agatambitse, ingenge n'iyi mu igazeti n'agakwego bivuga ko byasinywe ku itariki n'iyi rivuga ko guharabika umuntu mu ruhame bihanwa n'icyaha gikubiwemo ibintu nk'ibyo, ugahanwa pe ukaba wanabuzira kuko wabagendana n'itegeko. Urebye nabi washiduka n'ipinga ikugezeho. Uru rukungu rero, uru rukungu ikibi cyarwo rurigaragaza, ruragaragara we ntugaragara, ntirutuma ugaragara. Nta na mikorofone baguha urukungu ruhari. Ukiza ni amakorasi ya kera, uri muri yadutuye, ayo ni aya kera, yadutuye imitwaro yaduheta mishaga ubu barakubwira ati reka reka no mu cyaro. Urukungu rufite danje ambanati ni benayo mu kandi azi kumanura no kuzamura no kugeza wera rufitwe nturugaragara ntatinya kwambara mene ngo ajye kuramya. Nta mwambaro w'abatambyi agira, n'urukungu wera. Imikono original afite nk'esheshatu yaguze z'ama original wera, mugapfa kwikiriza nyine nta kundi kuko ni ngombwa ko bikurane, mukajya munekiriza mwigura, wajya kuzamuriramo indate. Amen. Muhaguruke mwese duhimbaza Imana. Amen, amen, amen. Kumva nyine azanyemo n'induku ndoke mukumva nta kundi reka twikirize twigura buke kabiri buke kabiri turebe ko nindakorwaho. uko hari ibintu byinshi menyeye kuri uru rukungu. Uru rukungu rurakagira Imana. Uru rukungu se kujya no gutura ugasanga rwatuye menshi, no mu nama ari rwo ruba rukuriye protokole, yahagurutse nka Pilato avuga ko ugomba gutengwa, birubahirizwa kuko bivuzwa n'urukungu, nibidakunda arasohoka. Kandi uru rukungu aba ni nkomwa hato, ashobora kukubwira ati jewe nakwigendera, nashinga n'itorero ryanjye, naririmba no ku giti cyanjye. Donc ni mama. Yesu nyine yaravuze ati rufatwa mama mwaka byarama, rufatwa mama ariko ndarubitse ku munsi wo gusarura hano. Ni mama kubera uyu mumaro rufite. Ndabibona ko rubangamye abana ba, ndabibona ko mubabaye, ariko muvuye kanyarira muri abanyamwuka muzi guhimba, ariko mufite senti muhimbiraho yazanywe n'urukungu. Mikorofone muzurira umwuka n'urukungu ruyizanye, mubireke bikurane itariki yo gusarura nk'ikiganiro. Kandi wasanga hari urukungu ruri hano ruri kunyumva, rukaba ruri butahe rutayana. Reka mubwire Marene, nawe tekereza umuntu mu yindi minsi ahora azi ko nyine hari ibyo ukeneye, kubera yuko uri mu bantu imbere y'abantu araguhaye, ariko mu yindi minsi nta nubwo ashaka no kumenya. Uru rukungu ntirutanga mu ibanga, byerure wibivuga ufite ubwoba, gereka mbikuvugire, uri n'umunyamakuru ufite ubwoba ariko bazabikubaza. Reka mbikuvugire jye uhorana nazo, jye n'inkungu, jye nicarana nazo, narepetanye nazo, mba muri zo, jye mba mu nkungu. Hari igihe mbwiriza mfashe mikorofone yaguzwe n'urukungu, hari igihe nicara kuri iyo ntebe nziza cyane yaguzwe n'urukungu, ariko Uwiteka akavuga ati wa rukungu genda ugura igitebe kizajya gifata imigongo waba ari abamama. Ariko se babishobora gute kandi bakeneye kuganira? Ntabwo nkungu arizo zitanga gusa, twibereye ku nkungu. Ntabwo abitanga bose ari inkungu, turi kwivugira urukungu. Umuntu witanga ari urukungu ariyumva. Uru rukungu rukagenda rugashaka cya gitebe kiza nzicaramo sinanirwe cyane.
izi nkungu rero hari akandi kantu kaziranga ntunanga. uvuga utuntu tubiri dusoza. Ntiwamusanga ahantu wiherereye umubwira ko aburaye ngo aguhe. Ushobora kumusaba ikiro cy'umuceri mwihereye ntakiguhe, ariko imifuka 10 akazaguhera ku mugaragaro. Kubera iki? Bari bukome mu mashyi. Izi nkungu ntizijya zikora mu ibanga, nta mirimo mu ibanga zigira. Zigira imirimo bakomera amashyi na za vuvuzera n'impundu. zikeneye kugaragara umushuha. Zishaka nyine kumenyekanira ku byo zikora, ku byo zikoresha. Nyine kubera ko zihagaze mu masaka. Rega amasaka ni menshi kandi ntabwo bavuze ngo ni inkungu nyinshi. Uru rukungu ni rumwe rurashaka guhita rumira amasaka yose. Rurashaka kudominira amasaka yose. Rurashaka guhita rumira amasaka yose. Erega akaba n'igihe turangiza kubwiriza twasengeye iteraniro, twaribwirije, twatumwe baturukungu ruze rusengera gutandukana. Mbese rukajonjora mu byo isaka rizima byawe yagerageza. Urukungu rugatangira. Mbere yo gusenga, reka dushimire umukozi w'Imana, umushimira nkande. Yavuze ijambo. Atariko hano hari akantu yavuze twakize muri biology. Kari akantu ubundi tukiga kari kameze gutya kagukosora ukikubwira urukungu rurishamangaza. Ruhora rubona amakosa y'amasaka. Akantu kanyuma muyobozi. Duhita dusoza. Ese ugira ngo nako ngako ntikare gahagije. Akandi kantu kanyuma rwica ruhoze. Rwica ruhoze. Asohoka mu nama ikubamba mwahura bite? Yesu ashimwe. Ntirwakunyuraho ngo ruguhere ifote. Ntiwaruhamagara umwana agiye ku ishuri ngo bamwirukanye. Rudonke rukwica ruhoze. Rukwica ruhoze ariko rukitonda. Uru rukungu rwabishatse rwakumisha urishaka ntutanga umusaruro. Rwabishatse rwakumisha. Ariko Yesu akagira ati ndabicungira hafi aho. Mfashe umwanzuro wo kubicungira hafi aho. Byose bifite umumaro nubwo kimwe kitazera ishaka, ariko ndacungira hafi aho nzarwane ku masaka yanjye ahunikwe urukungu rujye gutwikwa. Soza ndenge ngo umuntu umvise iri jambo uri mu itimu y'inkungu uramenya utazatwikwa, uramenya utazajya gutwikwa. Gerageza ukora ibintu bizatuma uhunikwa. Wikwishimira kubaho uru rukungu, va muri uyu murongo w'inkungu. Hanyuma masaka nama masaka masaka we yaba atukura yaba ari umweru, waba uri nyiragikori waba urinde masaka atega amatwi. Hamwe uhagaze hejuru y'umuzi w'urukungu. Shinyiriza kuko wibuka ko umereye hejuru y'umuzi. Gabanya itiko. Gabanya itiko uhagaze hejuru y'umuzi rwikunguje rimwe. Wakuma. Masaka iga kugira imisemburo y'abanyenduga. Y'abantu bakomoka kuri Yesu. Yesu rega aragafite mako kantu. Kabireba ati twikomereze. Washakawe. Gabanya itiko wibuka ko ushishiye hejuru y'umuzi w'urukungu. Urazana itiko gakeya uruma. Gira uko ugenda umenya ngo nubwo ndi hejuru y'umuzi w'urukungu, ariko gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nubwo mpagaze mu kibaya cya Dura, wakigirwa Mana wese nzakuramya. Nzemera nirira ibishyimbo n'amaninwa iminsi 10, ariko ndebe ko ntakuma. Ishaka ndakugira inama, gerageza ugabanye ibintu by'imyijogonyo ruhagaze hejuru y'umuzi. Ushobora kuba uri hejuru y'umuzi w'uru rukungu ari rwo runakuyoboye mu idini. Hinda gakeya, ushobora kuba uyobowe n'urukungu. Hinda gake na mwarimu kwigisha ashobora kuba ari urukungu. Rwana no kumenya imibare n'icyongereza na social byakujyanye. Iby'urukungu hinde gake ntibikureba.
nyirabyo yarangije kuvuga ati mubireke nge nzabyicungira hafi aho. Imana idufashe ndashoje. birangiye numiwe. Nanjye mba numiwe n'ubwo mbivuze. uzi ko none se uruntu rwaje ariko uruntu wari wabona urukungu rwambaye baze ihenze rukaza kwigukuburira rikakubwira ati itariki uzaze ngwino baze rukaguha baze rwose. none se ari urukungu. erega nawe utekereza uruntu rwaje mu murima nyiri umurima atabizi akaba adafite uburenganzira bwo kurukora. Yego. n'abayobozi wajya kurega no mu buyobozi bakakubwira ngo utegereze uzasarure, ruha umwanya biruvundira. Ariko turashimira Yesu watanze iki gitekerezo cy'inyamibwa. Iki gitekerezo Yesu watanze ni bon. Wivunda mubireke. abiki gihe basigaye bavuga ikintu cyanyishe cyane. Nisakuriza abandi banyeshuri. Nisakuriza. Mwige neza. Mudasakuriza abandi. Twese turi ku ishuri mwisakuza. Abiga bataha n'abiga baba muri internet. Urukungu mu rugereranye n'isomo mu rukwiga. Kandi risaba kuboroka. Kandi icyo uvuga kirajya mu mutwe w'undi munyeshuri. Ahubwo isomo ukuye ku rukungu turarishaka. Imana ibahumugisha. Murakoze. Nahejo ubundi Muhanga yaravuze ngo nyiramaso yerekwa biki bindakirebera, nyiramatwi yumva biki ubanza, umwana utazi kumva abo wanyuma utazi kwiga niyo bana ariko babirije bo mu by'ukuri mama Rene ndagushimiye. Amen. Narakoze. Hari ibintu nafataga nk'inyerekana ruruko nongeye nabona nabose ko umuntu akora ibyaha kandi agakomeza ntibamutenge n'urukungu rufite umumaro. Rindira nyir'umurima. Abo nkatekereza umugani ni ukubera iki haba abatipa aribo bafite big stage na nyir'ubwitaramo arabashyigikiye. Mubona inkungu zesikotingwa zije gusengera abantu, ariko turazishimira zarakoze zahurije abantu hamwe, bituma nicarana n'umuntu wamvura narwaye, bituma mpamenyanira n'umuntu wambera sheri. Ese akavuga ati nimureke gabikurane nta kundi rufite umumaro narwo. Imana iturengere kubwira ijambo riraremereye kandi umuntu wese uryumvise rimwigisha ikintu gikomeye. Turashimira n'umuntu wasabye ngo tuvuge ku rukungu. Turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Ariko uru rukungu ni rwinshi kuruvuga. Wari wajyana umwana ku ishuri hariyo urukungu runaka umwana ukabona ntabwo abyibuha cyane, kandi uru rukungu ruriyo rufite ibyo rufite iyo rubirikuye gusa abantu bagira bati Imana y'u Rwanda inkungu zica iperereza. Mare dusoze tutari ikwereka ururabyo inyuma ifite inyundo wasamarira ururabyo mu gihorihori kandi ni mu gihorihori ntibahusha. Uragira ngo Yesu wavuze ngo mureke bikurane yigeze ajya kure se? Yacungiraga hafi aho. Aleluya! Aducungira hafi, aziko direbo, aziko duhagaze ku mizi y'urukungu. Aducungira hafi. Aducungira hafi, aziko duhagaze hejuru y'imizi y'urukungu. Aducungira hafi, aziko turi mu kibaya cya Dura. Aducungira hafi aho. Ntabwo Yesu yigeze abuza nyir'umurima kujya kubagara no kujya kuvomera. Narwo rwari rwemerewe kubagarirwa, rukemererwa no guhabwa uburenganzira nk'ubw'Masaka. Soza tutarengera isengesho ry'amasegonda. Reka dusenge tuvuga tuti Imana uzaturinde kuba inkongo. Naguhaye 30 uyu munsi ni 10. Reka dusoza tubwira Imana ngo turinde kuba urukungu. Uwite
iri jambo ritwigishije ikintu gikomeye, uzaturinde kuba inkungu mu masaka. Kandi dusabiye umuntu wumvaga ari urukungu kuva mu byo arimo agahindukira, agahindurwa n'imiburo yawe. Ndagushimiye ko amasaka ugiye kuyakomeraho muri ibi bihe tugiye kwinjiramo, utitaye ku nkungu ahagaze, aleluya, utitaye ku nkungu ahagazeho n'imizi yazo, utitaye ku biryo by'inkungu twariye n'imyenda y'inkungu twambaye n'amafaranga baduhaye, kaduhagararaho ndetse cyane. Urakoze, tugushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amina, amen. Murakoze.